cyaze tujye twemera bro, reba nawe reba. ariko n'ubikoze bikamugirira umumaro. Mureke turirimbire Irene by'umuhobera. Thank you. Ndashaka ko muvuga ka cyane basi niba ibindi byabagoye. By'umusekera azashisha, by'umuhobera bizamuha amahoro. So nibyo nari ndi kukubwira rero, ntabwo biba byoroshye kuba wateranyiriza ibyamamare byinshi bikomeye mu gihugu bigiye bitandukanye ngo biteranyirize ahangaha ngiye kukwereka, reba nawe. Bosco yakoze cyane. Irene twifurije urugo rwiza. Hanyuma rero iwacu impano dutanga ntabwo zijya mu ikarito. Hano mfite telefone ko turi i Kigali, iwacu dutanga inka, nguhaye inka. Kugira ngo nuhungabane ise profession ninjye wiyambuye ubutware kubw'ubugingo bwawe, nza kugenda imbere ataringaniye maringanize. Yes, nibyo nari ndi kubabwira rero, ariko hano unabona isomo uko waba urenze kose, uko waba uri hejuru, buriya ubu bukwe bwa buratangaje kuko bwabereyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reba nawe kubona Emirene ndetse na Liliane madamu we barimo bagaburira abatumirwa cyangwa se abantu babitabiriye ubukwe. Rwose ibi ni ibintu byiza, ndetse n'abandi batarakora ubukwe baba bakwiye gukora n'utuntu tuba turi simple ariko tugaragaye neza. So ubu rero bwari ubukwe butangaje, ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, ibyo muri showbiz, aba content creators, abantu benshi bagiye batandukanye, ba Rocky mwababonye, abahanzi Chris Easy mwaramubonye, Bruce Melody arimo, Niyo Bosco ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. So rero nkuko wowe wabonye ubu bukwe wabushinja iki? Ese urabona hari icyo dukwiye kubwigiramo, cyangwa se urabona twabigihorera, cyangwa se urabona ibyo wabonyemo bidasanzwe ari ibihe? Jya muri komenti utubwire, unatubwire ibintu bidasanzwe wabubonyemo ndetse n'icyo dukwiye kubwigiramo. Ariko njyewe naremeye, tujye tuvugisha ukuri, njye naremeye Emirene, Imana imuhe urugo ruhire ndetse bazabyare hungu na kobwa.